bora ntitwabonana uvuye ku kazera ndabona nagukumbuye. Uwo mwita Kata na Jen amukubitaho kantu ka device mu mugongo GPS. Atubungu ngiye kumenya amabanga yawe Kata n'umukobwa bamwita Jenna bimeze bite ari kumukurikirana. Ndaza kumenya niba umbwiza ukuri cyangwa nci inyuma. Niba unkunda byanyabyo ko abasore banyu sheri banyu murabizi cyangwa shakire GPS. Harya maternity si bakurgiriye yego maternity bakurgiriye musore aje aho babyarira ni mu bitaro. Kumbe uko aje mu bitaro mukobwa yamukurikiye amenya umusore abagiye hehe. Mva utuntu twawe hari umugore yazaniye indabo. Miranda nari mpangayitse cyane nibazaga umwana utwite niba ameze neza. Yego ameze neza. Ati mbanza umwana bitewe no gutekereza kuri se yarari gutera utugeri mu nda naho ubundi nta kibazo cyabaye. Tera utugeri umukobwa yarasokuje abo baramwumva nta kintu twumvishe. Ntabwo urakwizera ko Kata umugabo nari nzi ndetse umugabo nakunze ari uri kunkorera ibintu nk'ibi akaba yarameshe ko afite umwana n'umugore ntabwo nzigera mubabarira. N'umukobwa bamwita Jenna ni muganga. Ntuhangayike umugore wawe ndasa kumwitaho. Oya Miranda ntabwo ari umugore wanjye urebe filime ahubwo yahoze ari umuvandimwe wanjye kandi namusezeranyije ko nzamwitaho nkita no ku mwana we. Shashiri wawe ni umunyamahirwe kuba gufite Kiyuta. Oya agiye kuba fiance wanjye kubera ko uyu munsi ndamupropose ijoro. Byiza felicitation urakoze. Kumbe sheri wari hano ari gufuherera ari gufuha hano zi ngo sheri wari kumuca inyuma. Kumbe ari kumwe n'umugore w'umuvandimwe wiwe. Nari nzi ko dufitanye ubuzima bwacu tuzabumana na Kata none ibintu byose urabyangije. Ntabwo nshaka kongera kukubona wa muginga. Wihangane ibyanjye nawe birarangiye urabeho. Bigenze bite ni sheri wawe? Mu munota makanya mbanze muvugishe kumbwira ngo ibyanjye nawe birarangiye. Goodbye forever, Carter. Kata urabeho byiteka. Telefone uhamagaye nyirayo yayikuyemo ari kwigendana mu mufuka. Siga ubutumwa. Sorry, gotta go. Kanjyendi. Mukobwa yahise asohoka yihuse cyane. Isohoka yihuse. Barakoreka biriya biciyeho cyase biriya bibaye hashize imyaka 6. Biriya tubonye bibaye. Hano umukobwa uri kugenda. Jen wa mukobwa twatangiranye wakundanaga na Kata. Harwaje. Who are you? Uri cyane. I'm Greg. Wanyita Greg. Your biggest fan. Umufana wawe. And what do you want from me? None urashaka iki? Urashaka iki? Ibintu byose bikuvugwaho ndabizi. Buri kimwe. Long time. Kubera ko maze igihe kinini nkucunga ndetse igihe kinini cyane pe. Ibyo byo byiza Greg. Ariko se ntago wakwegera hirya ukama inzira nkitambukira kuri kuntera ubwoba. Wabuze n'ikindi noneho kiyongeyeho. Naje kugira inzozi twarashyingiranwe. Nyuma y'ibyo abana 7 cyo mucyarira abana 7. Nkuko mu gitabo cyawe bivuga gusaza inyaba inzozi nziza Greg ariko ndeka nigendere. Kamufashe wowe utamukoraho wa kigoryo. Wari waje n'ubu ntabwo nigeze amenye iryo jwi ahantu riturutse. Ariko yari Kata. Wambonye urakora iki hano Kata? Manager wawe yampaye akazi ko gukora iki? Yaguhaye akazi ko gukora ko kuba umurinzi wawe, kuba bodyguard. None ubu tugiye kujya twirirwana ibihe byose mu isi yose.
futa nkoraho. What a joke. Does he really think I forget? Uyu muginga yaba azi ko bisekeje, ese ubu yaba akeka ko namubabariyera ku buryo yaza yiteresha utuburage ngo manager ngo yamuhaye akazi ko kundinda. Ntumbaze mukobwa ngo asigaye akora iki, gusa tubonye abafana bamwiruka inyuma. Niba yarabaye icyamamare, niba yarabaye umuhitinzi, nibyo ntaramenya. Tugarutse hakurino namuhaye akazi. Wumvaga ndi bukora iki Jen? Abafana bawe birirwa bagukurikirana ahantu hose, bakwandikira utwandiko tw'urukundo. Ni Scott Bantu Greg, ndi umufana wawe urenze. Byarenze umufana, ndi umufana wawe byarenze. Reba nk'ibi, tongera kwibuka uburyo cyamubwiye ngo cyageze inzozi ngo barabyaye abana 7. Ndabyumva, ariko se kuki ari we wahaye akazi? Kuko ari we umuntu urenze, arinda abasitari hirya no hino baramuzi. Azakurinda we mwizere, muha amahirwe. Mukobwa ntago amushaka, ntago mbyitayeho. Musimbuza, nta muntu nabona uyu munsi wamusimbura wa mukobwa we. Wowe gumana nawe uyu munsi, mu gitondo ndaza kugushakira undi. Umva, ntibirenge saa 6 utaramusimbuza ikiguru. Ndagerageza. Wamwita Scott, ni manager w'uyu mukobwa. Uyu mukobwa niba akora iki? Gusa twabonye ngo ni icyamamare. Ntago natekereza ko hari umuntu w'umufana wawe wirirwa kwiruka inyuma wisiza amarangi bakwandikira n'utwandiko. Gute umuginga yatinyuka nyuma yo kungambanira? Ubuzima bwanjye naragenda bwubaka agace ku kandi. Ubu ni umukobwa uri kuvugira mu mutima. Mva nsigaye ndi umwanditsi, kumbe umukobwa asigaye ari umwanditsi. Ese ko nta gitabo cyawe na kimwe ndasoma cyangwa ndabonaho? Wanditse ibihe bitabo? Umva ndi icyamamare. Ni kihe cyamamare se wumvishe kivuga? Nta byamamare byivuga. Abantu bamamaye ntago bajya bagenda bivuga ngo ngiye naramamaye. Wapi? Baramuhamije. Nsigaye ndi umwanditsi. Nta gitabo na kimwe ndasoma cyawe. Nsigaye ndi icyamamare. Ibyamamare ntago bijya byivuga ko ari ibyamamare. Uri nyirabuhe. Kubera ko buri muntu wese ababaza. Mva ntango ndi bukureke urenzaho utwo tugambo two kunshyurira no kunyurira mu nzu yanjye. Wahawe akazi ko kundinda, ngaho ndinda. Icyo cyakuzanye ibintu byo kunywa. Mva ndifasha. Umukobwa aracyafunga umutwe nka kera. Uwo mwita Kata yaje kurinda umukobwa, gusa umukobwa asigaye ari umwanditsi. Byaje gucamo, kaje gufatwa, gusa n'umusore nawe barakuze nyine. Ntubona ko ari abantu bakuze? Mana yanjye, wa mukobwa we nawe yagukunze cyane, ubimenye se sha. Mwibuke gutandukana k'uyu musore n'uriya mukobwa. Uyu musore nta ruhare yabigizemo. Ubu nawe ibitabo umukobwa yandika yumva urusaku. Bigenze bite? Do ngaho umubiri we uracyansaza, uracyantwara nk'umusazi kabisa. Soje kureba misume ngaho. Niba soje kureba iki kukiganukana kikambaye nyuma y'ibihe byose, ese byaba byaramunaniye kunyikuramo? Mukobwa nyine kwa kundi ukunda umuntu ariko ugasanga ibintu yaguhaye uracyabyambaye, amafoto y'uracyayariba kubera ko kumwikuramo byakunaniye. None se ubu si cyo gihe ngo umbwire ni iyihe mpamvu wari uri gusakuza? Wari ubonye iki? Nari mbonye igitagangurirwa. Uracyabitinya se? Cyane ndacyabitinya. Ariko nawe ndabona ucyambaye kagakomo. Kubera icyo kikambaye kandi twaratandukanye. Narabonye ufite umugore n'umwana.
ukubera ko iyi ni impano wampaye. Iyi mpano inyibutsa ibyo twari dufite kijyage. Mana yanjye ibyiyumvira, uyu musore ntago ajya ntenguha kabisa, ntago yibagiwe uburyo abwira utuntu tw'imitoma n'iki n'utuntu two gushimagira, asubiza neza yitonze. Ni Kata. Ese ubu si cyo gihe ngo tuganire ku byabaye kijyage? Byibura reka manza ajye kwambara turaganira nkenyeye isumbe. Tugarutse ariko nino Kata, ndabizi ibintu byose ndabizi, wanciye inyuma, wari ufite umwana, ikindi wambabarije umutima, wari ufite umugore n'umwana, ariko ubu ntabwo nkirakaye kubera ko narakuze. Ikindi buriya ibintu wakoze nibyo byampaye inspiration yo kuba navamo uwundi w'uyu munsi. Kwa kundi umuntu akababaza akaba ati abantu mwese mwambabaje nimwe mwangiza uwundi w'uyu munsi. Cy'abantu mwaciye amaso. Ati nyuma na nyuma nayo ngiye kubimubwira amaso ku yandi, ariko ibi ndi kuvuga ni ibintu nari nanditse mu rwandiko imyaka 6 ishize, ariko uru rwandiko ntabwo nigeze ndwohereza. Ati ubu ngubu nicyo gihe ngende ntume amubusobanuro. Ibintu nabonye by'umugore n'umwana ni ibiki? Katari hano uri kuvugira kuri telefone. Yego umwana rwose ukoresha uburyo bwose ushoboye aryame kare. Yego bye. Kuvugana na Miranda, umugore wahoze ari uw'umuvandimwe we. Bakobwa murafuha. Wowe urasanga n'umugabo wawe n'undi mugore, ntumubaze wagwane, ahubwo ugahita uza wataha ukamushyuhiriza ubuto cyangwa agataha usanga wafashe ipana. Biriya bintu ntabwo ari byo. Gabanya gufu. Uvuganaga nande ntabwo ari ngombwa. Reka tuganire ahubwo ku byacu. Byacu byagenze bite? Kobwa ntago mwiza cyane rwose, yaba ari kuvugana nande se umugore we n'umwana. Tuganire ku byacu. Nta byacu bigihari kubera ko uracyari umubeshyi nka kera Kata. Uko wahoze umbeshya ni ku kintu ntago wigeze uhinduka. Tuganire ku byacu, ariko ntago ndi gusobanukirwa icyo ushatse kuvuga. Siga njyenyine, ndeka njyenyine. Hosh. Nkuko ubyifuje. Ni Kata arisohokera. Ntabwo nakongera kumureka ngo mbabarize umutima. Ubu nicyo gihe nanjye Kata mubabaze, mwumvishe uburyo. Umva mwambutse, uyu munsi ndi muri mood nziza. Uyu munsi ndaza gusohokana n'umuntu wa mbere, wa muntu mpfana bya nyabyo. Ubangutse naze tubikurikirane. Mukobwa yagiye live, suza abafana be nyine bamukurikirana ko ari ngo ni icyamamare. Uyu munsi ndi muri mood nziza. Ubushaka wese, unyemera wese yihuti, uri hafi ubangutse aze dusohokane cyangwa tuyavuga tunaganira. Shawara urasekeje urakoze Jen. Kata, kuki utajya gutembera by'isaha? Urabona dukeneye akanya kacu twenyine. Umukobwa ari kugira ngo babaze Kata, amwereke ko ari icyamamare koko. Kanigendere, katarigendera hano tumije igisore ngo babe baganira bayavuga, ngo none bakeneye akanya kabo bonyine. Usore aramwegera. Kuki uri kunyegera urakora ibiki? So bavuze ngo urashaka akanya kacu twenyine se? Oya, nashaka kwirukana mu bodyguard wanjye ngo agende, ubundi tunywe turye mu gice cy'isaha utahe. Jen, ntago nkunda umuntu nkina imikino, urumva? Cyane cyane umugore mwiza nkawe. Wantumiye hano nsukira icyo kunywa. Ubu nicyo gihe rero tubikurikirane. Niwe wantumiye hano.
trouble. birasa nkaho nitaye mu bibazo wowe n'umukobwa urakora ibiki yishyize mu bibazo nta muntu urava hano mpaka byose birangiye oya tangigero wakigura utankuraho winkoraho wakigura niba guhakaniye sohoka mbere yuko mpamagara polisi abapolisi nta kintu na kimwe nakoze sohoka wakiguryo cyampamagare polisi I could handle that myself. shabira ntago nari kubyifasha cyane rwose ntago ari kubyifasha ese buriya byaba byiza ugiye ukiga nk'utuntu two kwirinda self defense twibanze ubwirinzi bw'ibanze uyu muginga arashaka kwigira intwari arashaka kuntoza muginga sha mukobwa we ni ugufuha biriya byose ni ugufuha no gutubiza uriya musore ngo aze babe baganira ni ukugira ngo babaze Kata no gufuha gusa Kata ntari birye ati turatangira mu gitondo sha uragayika mu gitondo nicyo gihe cy'imyitozo umubiri we rwose iyo nkurebye utuma uwanjye ubushyuhe buzamuka mana yanjye kuki ndi kwiyumva gutya Jenny ihagarareho hatari kunyuzamo urabona nzakurinda n'ubuzima bwanjye ariko nihagira ikintu kimbaho ugomba kumenya uburyo ugomba kwirwanira cyangwa kwirinda uriteguye nditeguye rero ugomba kuba uhagaze neza kugira umenye uburyo wirinda nyine ukaba uhagaze nka gutyo nyereka igipfunsi cyawe kubita igipfunsi ajyana nacyo rebe soje abakobwa mwese mutera igipfunsi mukajyana nacyo ngaho ijyanye nacyo ntabwo ari bibi ariko bigerageza utere igipfunsi ntubure balance yawe uguma ahantu uri ukubita igipfunsi uguma uhagaze ahantu uri kandi ushyiremo imbaraga sha wiga vuba urabanguka muginga kari kumbwira utugambo two kunshimagiza buriya ibyo byari ngombwa noneho nicyo gihe unyereka ahantu h'ingenzi ho gukubita nyine mu gihe uri kwirinda ahantu hambere h'ibanze murebereho bako rero ahambere ni hano mu ngoto uri ukubise mu ngoto ahandi mu gituza hagati ahandi byibagirwa yaragiye gukubita mu kabati ahandi se ntago muhise mwakeka mwe gusa nkufashe gutya iyo ukabona umugore nkawe rwose uri ku gataye mu gihe washyize ikiganza cyawe hano ikindi ukagifatishamo hano nkaho turi kubyina ubu mba namaze kuba nk'imfungwa yawe uwo mwanya ushobora guhita unyivuna nyine kumubwira ati umugore nkawe rwose uri ku gatayi utabyibushye cyane ushobora kuba washyira umugabo hasi cyane cyane ngo wamufashe mu mayunguyungu noneho ugafata ku kiganza ikigoryi ntiyabake umukobwa yari yaguyemo yarobye akibona Miranda ahita afuha yego ndaza kuba mpari ndaza kuhagera umva dufite kugenda kuki uri kumbwira icyo gukora se kuva nta wundi mu bodyguard uraboneka nta wundi mwanzuro uhari nta n'ikindi kiganiro gihari ngwino tujyane nta hantu ndi bujye ahita akikorera umva nshyira hasi ntacyo bitwaye turajya kari gatangiye kwiremeza umva turagenda mu minota 10 umaze kwitegura Kata baramushakira undi mu bodyguard kigoroba baje ku bitaro nishimiye kuje nari nagize ubwoba ku bwasami wacu
How dare he bring me here? gute yatinyuka kunzana hano kugira ngo ansebereze imbere y'umugore we cyangwa y'umukunzi? Everything will be fine. Ibintu byose bimeze neza, ameze ate none? The doctor reassured me. It happens a lot with boys his age. Muganga yambwiye ngo ni ibintu bisanzwe biba ku bana bageze ku myaka nk'iye y'abahungu. I'll check on him. Kamanzi cyo kumureba, yego urakoze. Sami ni kakana ka. Father, He drove everything for his son. sha katashobore kuba ari umubyeyi mwiza, ari umupapa mwiza, ibaze guta ibintu byose kubw'umwana we yararimo, akavuga ati reka njye kureba umwana wanjye. Umwana we? No, you've misunderstood. Umuhungu we? Shobora kuba wabyitiranyije mukuru. He does care about Sammy, but he's not his father, he's his uncle. Umva Kata ashobora kuba yita kuri Sami nk'umwana we, pe amwitaho cyane, ariko ntago ari papa we, ntago ari papa w'umubyara, ahubwo ni onkere wiwe. Uncle? Years ago, Carter promised Imyaka iciyeho care of us if anything happened to him. Kata yasezeranyije umuvandimwe we ko azatwitaho mu gihe hagize ikintu kimubaho, ko azasigara twitaho tureberera. Miranda ni umugore w'umuvandimwe wanjye kandi namusezeranyije ko nzamwitaho mu gihe azaba atagihari. Ubyibuke? But you're not his wife? None ntabwo uri umugore we? Nothing ever happened between you two? Nta kintu cyabaye hagati yawe nawe? Of course not. Uyo nta kintu cyabaye. He's like a brother to me. Kuko uriya amufata nk'umuvandimwe kuri njye, ntigisa cyabaye. Ibaze sha. Oh God. Mana yanjye. It's so many years Ibaze imyaka yanjye yose natakaje. together. Iyo myaka twari kuzayimarana ndimo gufuha mu bintu by'ubugoryi. Ese ubazambabarira nyuma y'iki gihe cyose gitambutse gishize? Natakaje ndi gufuha by'ubusa. Hataza Scott. What are you doing? Scott uramara iki? Crazy fan from Umva. parking lot has been cut. Wa muntu wakwatatse, wa muntu wakwatatse yafashwe. Today at the police station. Ubu ari kuri polisi, Threat bamushyize muri gereza. services are no longer required. Umva musore, icyamuteraga ubwoba nta kigihari, wa muntu wamukurikiranaga ntawe, ubu ngubu akazi wakoraga kararangiye. Jenny, Jenny, we are late. twakererewe, hari kontaro ufite yo gusinya, tugende. Uwo mwita Scott, I wanted so badly to talk. manager wiwe. Numvaga nshaka kumuvugisha cyane, yumvaga ashaka kuvugisha Kata cyane kuko umukobwa yaramuhemukiye, Has passed. kubera ko yaciye igihe kinini Be the past, tutavugana tutabonana. stay buried. Ahari nicyo gihe ahashize hanjye nawe hasige hashyinguwe, nyine ndeke kuzura kaboze, mureke akomeze ubuzima bwe. Signed. Ibintu byose byarangiye, twasinye kontara, Back to Carter. ubu nicyo gihe unsubize kwa We Kata. need to clear some things up. Hari ikintu nshaka ngo dusobanukirwe hagati yanjye nawe. Never told you, but we were Nshobore kuba ntarabikubwiye, ariko njye nawe twarabanaga nyine, twari tubirimo imyaka 6 ishize. ago. I already know that. Ibyo nari mbizi, ariko ibyo nari mbizi, nsanzwe mbizi. Ubizi ute none? Umusore ahita amushimuta, ni Scott, ni manager wiwe, ahita amushimuta Because I know everything about you. kubera ko ibintu byose byawe ndabizerega. Always there. Iteka nahoraga mpari, nubwo utambonaga njye nahoraga mpari, ariko ubu ntabwo ari I'm ngombwa. never letting you go again. Ntabwo nakongera kukureka ngo ugende ngo ncike. Uwo ni Scott, ahita aterura Jenna wacu. Jen, Kata, tugaruke hano. Kata yize hano kwinywera ko kunywa. Njyeba ninywera amazi. Bona cya Greg arakibuka. Ubu uramara iki hano? Ureba filime? I'll drag you back to the station myself. Uri kugira ngo ngusubize kuri polisi ngiye nkwisubirizeyo? Ndakora ngenda ariko. Let you go. Kuki zo nakureka ngo ugende? You ever arrested me? Nta muntu wigeze amfunga, ni ndetse wakubwiye ko ngiye bamfunze. Ureba filime? Nta muntu wagufunze. Icyamuteraga ubwoba cyagiye. Ubu akazi wakoraga karangiriye hano, ntabwo gikenewe. Bitekerejeho? Get away. Bitekerezaho? Shizemo ubwenge, aratekereza, arakurura. Ese ko manager we yambwiye ngo icyamuteraga ubwoba ntacyo, wa musore ngo bamufashe ngo ari kuri polisi wamuteye ubwoba muri parking aho imodoka ziparika, none nkaba ndi kumubona hano atari kuri polisi. Bimeze bite? Ese amenya ko harimo ikibazo. Umurinzi wese wabigize umwuga cyane cyane
going? ndeka ngende nta hantu ndi bujyane nawe. Why are you doing this? Kuki uri kunkorera ibintu nk'ibi? Loved you all these years. Kubera ko nagukunze imyaka yose kandi nawe nicyo gihe ubu unkunde ni Scott, nicyo gihe unkunde. Who's you? Kumbe byari All wowe. of those creepy messages. Ni wowe wari wihishe nyuma ya za message zose na za nzandiko zanteraga ubwoba. So why did you hire the bodyguard then? None niba ari wowe wari ubihishe inyuma, kuki wagiye ugaha akazi bodyguard ngo aze kundinda kandi ari wowe wabatumaga ngo baze kuntesha umutwe? Think of those disgusting fans. Umva nari ndambiwe bari abafana bawe birirwaga bakwiruka inyuma. But once I Ariko found your bodyguard was your ex. naje kuvumbura ko bodyguard wawe yahoze ari umuntu mwakundanaga. But he won't bother us anymore. Ariko ntabwo akitubangamiye ubu ni njye nawe. You are going Kumbe byose byari mu mipango yawe. shoulder like a cave and then drag me away? Once the contract money comes in, Kumbe Kata yaje. Came back for me. we'll have enough to live comfortably. Money comes in. Yo, It can be ntabwo byaba for ari me. agarutse kundeba. To live comfortably in a cabin I've prepared. Umva dufite amafaranga ahagije twagenda tukaba ahantu hirya iriya mu mashyamba tukagenda For the rest of our life. tukahamara ubuzima bwacu bwose dufite amafaranga ahagije. You'll forget about your ex soon. Ukibagirwa umu ex wawe mwahoze mukundana. Maybe you are right. Ahari uri mukuri Scott we. Take me some warm Reka ngende mfate utwenda water. Okay. mfate utwenda mu cyumba cyanjye Right there. aho ndara. Kata He's become beside. burya yari Scott wajyaga yohereza yama message n'ibiki n'abantu bantera ubwoba, niwe wari ubyishe inyuma. Messages he completely lost. Zamanza aramufungura. Stop right there. We muhagarara aho ngaho batarajya kuri Scott yarabafashe. Take Jenny. Mureka ntware Jenny, reka ntware Jenny. And nobody gets hurt. Nta muntu uri bubibabariremo cyangwa uri bubikomerekeremo. Ariko What's your armor? ntago nakureka ariko ngo umubabaze. Not a bad guy. Oya ntago ndi umuntu mubi. To separate you to the easy way. Ahubwo nuko nashatse kubatandukanya mu buryo bworoshye. No. Ariko ubu ngubu niba utabishaka. Isasu ryaravuze. Ntumbaze ngo barashene. A fairy rose inside me. Ati umujinya wari uri kuzamuka muri jyewe nkimara kubona ibyo umuginga akoze. Thinking Habona gutekereza. exactly what Carter had taught me. Nahise nkora ikintu Kata yanyigishije kurusha ikindi. Nahise nkora ibyo Kata yanyigishije. Fata kigurya hano gikubita akantu mu gatuza. I'm fine. Gikubisa akantu umva ameze Don't neza. you dare leave me right now. Umva ntago wansiga ngo ugende nona. Let you go 6 years ago. Imyaka 6 ishize nawe The turagenda. biggest mistake of my life. Ariko ni ikosa nakoze rihambaye mu buzima Got it bwanjye. all wrong about Sam. Ibaze ko nagiye nkibeshya ko we na Sami na Miranda niki. God. Mana yanjye. You're my lucky charm. Sha cya gitabo kiranabaye ndi umunyamahirwe. Already here. Polisi igeze hano. Nta muntu uri buve hano yiruka ngo abahunga. But I said Polisi irageze. Ariko wavuze ko utajya usoma ibitabo byanjye. My mind. Umva nahinduye ibitekerezo. Say, those two first chapters are. Ariko maze gusoma igitabo cyawe. Chapitre zawe ebyiri zari zitangaje, zari nziza. I love you, Jenny. you said you never read my books. Sha nanze ko udasoma ibitabo cyawe. Nahinduye I ibitekerezo. gotta say, those two first chapters are pretty good. Iyi chapitre zawe zibanza zari nziza cyane. Jenny Do ndagukunda. anything for you. Nagukurira buri kimwe nanakugitangira. Kata nanjye ndagukunda. Finally, our story has its happy ending. Ati nyuma na nyuma inkuru yacu yagize iherezo ryiza yanjye na Kata. Ubwo umukobwa yari avukiye avuga mu bintu bitari byo, mu bintu bitari bizima. Mbabwira ngo mbere yuko ujya gufuherera cyangwa ujya kwisaza imbere y'umukunzi wawe bitewe n'ikintu umubonyeho, jya ubanza ugende muganire umenye birava he birajya he. Hapana biriya bintu byo guhita ufuha uhita wivumbura. Hari igihe usanga ibintu warabibonye mu buryo butari bwo ariko nanone ujya ushishoza. Hari igihe nanone aba ari kuguca inyuma. Reka mbabwire ngo tuzabonana ubutaha. Kora subscribe naho ubutaha
tureba izindi short movies ku Nkoranya TV. Tuzasubira ubutaha. Mugabanye gufuha abako. Mujye mumanza musobanuza abakunzi banyu. Hari igihe usanga wibeshye nta gateko kubonanye shiro wawe ari kumwe n'undi muntu badahuje igitsina ngo nuko ari kuguca inyuma. Jya ubanza utekerezeho kabiri.